wankoreye iki koko watinyutse ute kugenda habura iminsi mike ngo dusezerane amasezerano yose twari dufitanye yarangiye umunsi wagiyeho urukundo wakundaga abakobwa bawe kuki utakubujije kugenda koko Kami wansigiye iki Kami wansigiye isirambona ntabwo nagize ngo nihagarareho ariko numva naniwe ndumva ngiye kuruvamo kuko ndananizwa ego baba niki kuko manga iki gihe Gashyamanga iyo nkomanze se wowe kutaryama iki gihe uvuye guherekeza nde ariko ba muzima ntaba muzima se wowe niba uvuye mu kabari kuki udatashye iwanyu kaza hano uje kuhakora iki iri joro nyine menya ko ndara hano mu kazaye nizere ko washashe bugaraho gwiki ure namatwa agira rambaza ngo ngwiki ndavuze ngo ndarara hano ahubwo kinga vuba ujye imbere tujye kuryama ariko ye niko se Gashyamanga noneho inzoga yanyoye ni bwoko ki ariko inzoga nke iyo zigushashije se ahubwo uza hano niko ninde wakubwiye ko hano ari mu ivuriro ry'abasazi wumva rero nkubwire sinasinze sinasaze ndi muzima mu kazaye kandi ntunyigire utyo ndakuzi no mu musokoro sinakubonye ushoreranye na Fideli ntabwo yarasotsemo hano ntabwo warukenyereye igitenge hano mu mabere winkwaro skiske nta nisoni kumona na Fideli se bivuze ko ugomba kuza kurara hano soni wishize iki ariko harewe neko gukoraho ko Fideli yagukoraga hose kutamwiyamye kandi ufite isi umugabo nkabone uhereye none ahangaha ndabana nawe muri uru rugo rwa mukuru wanjye vogovoya utazacyuramo abandi bagabo mara kuva kuri iyi saha uri umugore wa Gashyamanga ariko koko cyakora ndumiwe ngo utingo icyo utumva niki ubu mwihorere rero ziranyana zimbwa zizajya ziza ziture mu mitungo ya mukuru wanjye ariko ibyo kuko wabikuye zirya ibyo zitahinze ibyo ndabyaka umva rero Gashyamanga nabanje kukubaha ariko nukomeza kuvuga amagambo atameshe hano ndakubaha ukada mama uwo mutongana ndi uwashana te n'umuntu twahuye mvuye ku ishuri namusuhuza wo kunyikiriza kantu mvuyo nawe urumva nari kukubona n'abahungu mukurana wagira ngo kari mu kiziriko nkakihorera washyano we winukira umwana Gashyamanga nego tukira umwana ubu rero mbareke noneho wowe n'umukobwa wawe mwigira indaya kuri uyu musozi mutukisha izina rya mukuru wanjye nta soni indaya ni wowe niko nje ndaguma hano mbashyire ku murongo umva wowe uhereye uyu munsi ujye unyita papa cyangwa dadi nk'uko abandi babivuga mu cyongereza uranyumva neza niba mwatekerezaga n'iby'uburayi stop mubyibagirwe ngo uburaya Gashyamanga udutuka ntiturindaye Gashyamanga nsohokera mu rugo uwakumva utuka abana ba mukuru wawe ngo nindayagira ngo iki koko narabivuze Gashyamangari umunsi mukuru wanjye nanirwa kurongora umukobwa w'inaha twese tuzi akambuka amazi akajya kuzana indaya yo mu mujyi yarangiza ikaduciriye umuryango ibyara indaya ngenzi zayo Gashyamanga ndabizi ko mutigeze muntu twagukundiraga iki se ndabizi ko mutigeze mwishimira urukundo rwanjye n'umugabo wanjye gihari yandwaniye ishyaka kuko mwahoraga muhanganye kuko ari waramuroze nyine umunsi uburanze ko nabuze kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwanjye kuko yari umuntu ukomeye muri bwo niyemeje gukomera nkarera abana banjye yansigiye sinshaka kuza kuntesha umutwe rero sinshaka kumva watangiriye abana banjye mu nzira ubatuka ngo nuko ari abakobwa sinshaka amagambo yawe ugenda usebya ngo wabonye abagabo hano uhatambutse wese abaje gusambana nanjye ese ndisazi natuvire mu rugo ubundi ko ari nijoro kuki utatashye iwawe akaza hano utaseba nawe nta sore wagashwari we nyoko aragotwe nawe ngo uravuga iki wowe aha ni kwa mukuru wanjye simavuye maze ndebe icyo ese ubundi ko wumva ari kwa mukuru wawe ni iwawe nzahaguma nyine zareba aho Fideli azamenera haza gukwagaza uwo cyo wagaza inka yabyaye umva buriya bagukora ko ruramamera wowe gusabanya byo urabizi wa mugabo we
nkabona imvi zikubanya uruyenzo ukiringa aya makirambi rwose umenya abakobwa bose barakumenya bakakubera ntunondagire mu kaza utantondagire nkakumena agahanga nakumena rwose n'ubu bushwari bwawe nkakubita mwese urigisha abana kuba indayo urabigisha kwigira inshinzi njye ntabamena nagiye ntabwo munsi njyewe turabigira dute mama urabizi gashyamanga ngiye ko kuyahuraho ngo usohora aha mu nzu sohoka tuveremo kuko sinshobora gukomeza kwihangana ibitutsi byawe n'amagambo himbahimba kugira ngo ubone uko usebya uneranya n'amaboko usanga atankunda urasohoka utuvire mu rugo urahava ese uracyari hano gata none ko umuhungu wawe guhamagara ubwenge bukaguruka se nari kugenda ntutamfungiye karavati neza ariko nawe waritetesheje ye ubwo ko ntiwayifungira keretse udahari Mariro kandi nabwo nyifunga n'aba abantu batuzi bakamenya ko atari we wayimfungiye ngaho ca bugufi gato nyifunge ariko ugomba kujya ubimpembera naraguhembye ariko madame sinakubyariye umuhungu akaba ari wowe akunda kurusha uko ankunda kwaguhamagara buri munsi wari wumva mpamagara nuko mba namubwiye amakuru yawe noneho ngo bitebye se ayo mashuri yiga atarangira ngo atahe ni mashuri nyabaki humura rwose noneho ngo icyiciro cya gatatu arakirangije kandi bazahita ibindi ashaka kwiga azabyiga ari n'ahangaha naze rwose yinjire muri bizinesi zanjye kandi nizere ko aje afite gahunda igenda ite kandi Mariro wabona utajya ubwira umuhungu wawe ko amaze gukura akwiye kureka kwiruka inyuma y'udukobwa tukiri duto agafata icyemezo ibyo utabimubwiye uri se akaba ari igihe wivuga koko gata niwe muganira cyane ariko Mariro kandi urabizi ibiruhuko by'uriya muhungu muri uru rugo byabaga ari ikibazo kubera abakobwa basimburanaga hano baje kumureba ibyo rero simba ishaka ku musore ufite imyaka nk'iyi nta defile z'abakobwa ashaka hano ubyumve hari inzobe abibikara abagufa barebare umva simba ishaka zamise kamwe tumusabire tumukwere yubake dore arakuze ngo bagire ngo wowe uri umusore niho basimburanije oya Mariro gira umwana inama rwose abakobwa basimburana kandi bamusanga mu cyumba cye simba ashaka ese ko numva umufuhira utyo ari umuhungura yawe umukobwa byari kuba bimeze biti tuza rwose muri abo bakobwa hari unzi yemera cyane banajyanye kwiga wabona azaza afite inkuru nziza uwe ngo numve ko namwemera buretse wumve nikoze wamwemera utamwemera ari namuhitamo uzabihindura hiki ahinya aho nugira ngo uriya muhungu yarongora umukobwa ubonetse wese nkamwemera Mariro singaho yamukunze se wabigenza uti kugira ngo izina ryanjye rikomere byaramvunye madame umwana agomba gukomeza muri uwo mujyo akagenera mu bantu bikomerezwa nkanjye sinamwise izina ryanjye ku busa rero muri uwo mukobwa wawe n'ibikomerezwa bagenzi bawe nuwo kwa mucuti wawe se baganje niwumva ahubwo ku muhungu wanjye azi ubwengera uwo rwose ni umuryango wo kwizerwa nawe se ubundi umuntu utazakurangira icyaka cya kampani yawe cyangwa ngo nupiganira isoko runaka kurwanaho yaba ari ba mwana nyabaki kuko ndebye nabi se mvuze nabi ubu se noneho turabigenza dute mama iyo nkorora yakongera kukurembya koko humura biraza korohera go n'ibitumbiko bibitera iyo imvura igira ikiga kuba ntigwi niko bingendekera buri gihe Imana ndakwinginze uzamfashe nsinde neza mu ishuri ndangize mfite amanota meza nzabona akazi mvuze mama wanjye muri Imana irakumva mwana wanjye nubwo itabikora ntizabikwanze oya mama ugomba kuvurwa ugakira ntuzapfe nka papa ese ubu njye na murumuna wanjye waba udusize he koko mama azabira mwana wa ndabizi so wanyu na nyogokuru uriya batigeze bankunda na gato bahita babamenesha ariko ubundi batwangira iki mama ubu kuko nuko turi abakobwa gusa cyangwa none se niwe wabyaye abakobwa wenyine icyo babangira si uko muri abakobwa gusa babahoranye kutarakunzwe mu muryango yashatsemo none se kutari umuntu mubi baguhora iki koko erega ngo so yanzanye hari undi mukobwa bashakaga mwana wanjye imbaza byinshi rago itegure vuba ngutume
bimbwire neza mama menye imvo n'imvano y'urwango data wacu gashyamangara twanga ku buryo buri gihe aza hano azanywe no kudutuka ngo turi indaya ngo ntacyo tuzavamo uretse uburaya nta kindi tuzamara ku isi. nabatuka mujye murushaho gusenga Imana muyisaba kubarinda ibyo bitutsi bye. Oya mama birashoboka ko hari ikindi kintu bakuziza kitari uko papa yaguhisemo gusa. Ni impamo n'icyo urumva ubwo so yavukiye ino arahakurira ahiga amashuri abanza ayisumbuye nayo ntiyayiga kure yaho ku buryo nubwo yabaga mu kigo amakuru ye bayamenyaga umunsi ku wundi. Ayarangije ajya mu mujyi ajyanwa no kuhashaka akazi ariko agenda asize naho umukobwa bakundanaga. Uwo mukobwa ngo umukecuru akamukunda cyane ku buryo yashatse kubuza Kamiri kugenda atabanje kumurongora. None akutumye nseka ngakorora cyane wa gikobwa. Ubwo ko gusetse iki mama ntubona kutumye ukorora? Ese gukunda inkuru nk'ifuka umwana urumva ko wikirije vuba vuba. Wega mama nta mwana utagira amatsiko yo kumenya ubuto bwa se na nyina. Umukobwa yari yarakuranye na so bigana amashuri abanza. Ise aratsinda arakomeza undi asigara mu cyaro yigira umwuga wo kudoda. Biranamuhira akajya abibyaza amafaranga. Iyo so yazaga mu biruhuko rero undi yahoraga iwabo ngo akanafasha umukecuru imirimo yo mu rugo. Kuko ngo atigaga kure hari ubwo umunsi wo gusura yajyaga kubona akabona uwo mukobwa azanye na mukecuru kumusura ku ishuri. Ariko mu by'ukuri umusore yamukundaga nk'inshuti isanzwe. Byabayeho rero Ise arangiza ayisumbuye. Akiyarangiza rero mukecuru ati twagusabira nyirakanaka. Undi arabyanga ahitamo kuva mu cyaro yizira mu mujyi kuhashaka akazi. Ahita anakomeza kwiga kaminuza ari naho twahuriye kuko nakoraga akazi k'isuku mu kigo yigagamo. Mama wanyweye ku mazi wenda ko byagabanuka. Aya mana amaze kuzura inda reka ndekeraho. Ariko data yari afite urukundo we. Yaje aje kwiga akunda umukobwa ukora isuku cyane rwose. Nari naracikirije amashuri kubera imibereho mibi n'ubupfubyi. Ngeze amahirwe mbona ako kazi kandi nari umukobwa mwiza. Rero mu banyeshuri se wenyine bari barankunze. Gusa niwe nabonanye urukundo rw'ukuri. Nanjye ndamukunda. Mama nanjye mba umusore ukiri inkumi niwe wari kuncika kuko uri mwiza ku isi yose. Birakukara. So Kamiri yarankunze arankunda nibagirwa isi n'ubupfubyi. Mbese nanjye ubwanjye ndiyibagirwa nkajya numva Kamiri ari ubuzima bwanjye. Ageze mu mwaka wa nyuma rero nibwo yanteye inda yawe. Iragenda ingwa nabi koko. Akazi karananira kandi akiga. Ahitamo kunzana iwabo ntwitinde ikiri nto. Kuko yigaga nakora yari yarubatse hano. Mva rero nageze n'ahantu ntwitinde ikiri nto. Indi iragenda iranzengereza koko. Umugabo wanjye ntiyahagumye. Yagombaga gukomeza gukora no kwiga. Maze umukecuru akazindukira hano kuntuka ngo umuhungu we yazanye umugore w'umunebwe. Ni byinshi sinabisubiramo. Mbabare kuko nakuzengereje sinabishakaga mama. Urarengana mwana wanjye. No umubiri wanjye si wowe. Yabaga yaje mu mpera z'icyumweru nabonaga agahenge kuko umukecuru ntiyatinyukaga kuntuka. Ariko yagira ngo arahavuye. Umukecuru nagashyamangare bagasimburana kuza kuntuka ngo Kamiri yarongoye inda yo mu mujyi yabuze abakobwa beza binaha. Bakanyurira ko ntunzwe no kunyunyuza imitsi y'umwana wabo kandi namutesheje umukobwa mwiza wamukunda gufite amafaranga. Bavuga uwo mutayeri nyine.
waragowe mama. Ubwo ndakubyara nyine uje uri umukobwa biba ibindi ngo inda yibyaye indi ngeze ngo ndagukurikiza irakiza aza n'umukobwa biba bibi kurushaho. Ubwo rero umunsi twiteguraga gusezerana kuko se yarabizi ko umunsi yansize muri bene wabo bizaba ibibazo. Ubwo yagiye ntiyagaruka. Utari rugatuma nanjye ndira mama. Washatse kumenya impamvu bene wanyu batabakunda se niyo nta yindi. No, atwi yanjye aracyari mu ijwi ry'umuntu hambwiye ngo umugabo wakoze impanuka bihita birangira. Ihangane mama. None se mama ubu bizaguma gutya koko? Data wacu asinda buri mugoroba akaza hano kudutuka. Twahurira nawe mu nzira tukagwirirana kubera kumutinya. Ntatinya kudutukira mu bandi bana dutahana tuvuye ku ishuri kandi adutuka ibitutsi bibi. Icyo ashaka ndakizira nta kindi ni ukumenesha iwanjye yitwaje ko ntasezeranye na mukuru we, ariko sinzarindira ko amenesha nzijyana. Uzagiye kumva utagira ababyeyi mama, uzatwerekerana he koko? Kamanze ndebe iyi mesaje je. Imana irasubiza iraguha we. Bigenze kuma. Ndishimye. Umucuti wanjye Miriam ndangira akazi. Ugira neza mana we, ugira neza. Ugira neza ugacya bukira. Ubonye akazi ko gukora iki mama? Ugira neza. Wambwiye uko waretse kuririmba ukambwira. Ugira neza mana we, ugira neza. Wowe shima Imana ko mbonye akazi. Kagiye kutuma tuvino tukakira rwa serera swanyu gacyamangari. RSSB yasinye amasezerano na Babo, ikigo mpuzamahanga mu buvuzi bw'ikoranabuhanga, kugira ngo kigeze ubuvuzi ku baturarwanda bakoresha ubwishingizi bwa RSSB aho waba uri hose mu gihugu. Ibi bivuze iki? Barimu, baganga, bakozi ba leta mu nzego z'ibanze n'ibigo bya leta, namwe mwese mukoresha ubwishingizi bwa RSSB. Kuri ubu ushobora kuvugana na muganga ukoresheje telefone yawe, ukishyura nk'ibisanzwe ukoresheje ubwishingizi bwawe kuri mobile money. Mu gihe muganga abonye ni ngombwa gutanga ibizamini byisumbuyeho, akohereza ubutumwa bugufi kuri telefone, hanyuma ukagana ivuriro, ikigo nderabuzima cyangwa laboratoire bikorana na Babo ugasuzumwa. Muganga wa Babo aza gukurikirana na kwandikira imiti ushobora gufata kuri farumasi yose ikorana na RSSB. Birumvikana ko hari ubwo ushobora kumva udafite umwanya wo kujya kwa muganga, ukaba wahita wisuzuma icyo urwaye ugahita wihutira kujya kugura imiti, cyangwa ukaba wabwira abavandimwe n'inshuti uko wiyumva ngo bakubwire icyo urwaye. Ibi si byo kuko bishobora gutuma ufata imiti itajyanye n'icyo urwaye, ndetse bikaba byatuma indwara nyakuri itinda kuboneka. Turagushishikariza kwihutira kugisha inama muganga mu gihe wumva utameze neza. Kanda akanyenyeri 811 urwego usabe gahunda na muganga kuri telefoni yawe. Abaganga bacu bazakwihamagarira kandi biteguye kugufasha kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu saa 9 z'igitondo kugera saa 1 z'ijoro. Barimo bakozi ba leta, namwe mwese mukoresha ubwishingizi bwa RSSB, twese dufatanye twubaka igihugu gituwe n'abafite ubuzima bwiza. Urinda ubunze imitima se wabwije umuntu kuri koko ari nabamubabaje gasho rwose. Ndi rero azamenyera ko utamukunda azababara. Uriya rero ngewe ndi wowe namubwira ko turi inshuti bisanzwe rwose, ku buryo twazajya kuvina bizi neza ko nitugera iwacu azacukwa nanjye ngacukwanjye. Kandi ukuri mu myaka ya mbere nirinze kugira icyo nkora n'uriya mukobwa, ariko uko yazaga mu cyumba cyanjye yambaye ukuntu cyatumye nanirwa kwihangana. Igihuti yaragufashije kuri iyo ngingo. Se nawe ni ukuri nageze ubwo nzinuka kuzi wawe ukonje nkabasangana kandi ngasanga bigaragara ko ntukavuge ibyo wabonye byose we, nta soni. Umwana w'umukobwa yakwiye hatitangiye itama, mbese neza neza ziko ari wowe nta wundi yani. Nanjye sinjye gasho simwanga pe, ariko kumubonamo umukobwa umutima wanjye ukunze ku buryo mvuga nti tuzabana ubuzima bwanjye bwose sinkubeshye wapi, biri kure nk'ukwezi. Abandi byo simbikozwe pe, umenya nta n'umutima ngira. Urawufite nuko ujegeza ataraza sha umunsi yaje uzambwira. Rero
menya ubuzima umuntu yabayemo bifagira ingaruka mu birebana n'urukundo rwe. Gute se kandi? Ari Gashugi narizwe na mukadata akanyanga pe, akanyanga urunuka, akagaburira abana be kandi yarabatanye kwa data ndaho. Ikindi akanegeka kuhicara bakarya ndeba, kurira bikananira kugira ngo atankubita. Amarira akaza akajya ashoka gusa agashoka, kandi papa yaza simbivuge kuko nabaga nzi neza ko nibeshya nkabivuga ejo nzicwa n'inzira. Warabimbwiye disi, kandi ukuntu byakwabaje nuko bivukana bisubiramo. Icyo kintu rero cyatumye mbona abakobwa nk'abantu b'abagome cyane, ko mbere y'uko uwo nguwo aba mukadata yanyerekaga akanyitayeho bidasanzwe, ku buryo nkeka ko ari nayo mpamvu data yamuhisemo mu bandi akamuzana ngo azamurerere umwana. Icyo yashakaga ni umugabo kandi yaramubonyesha, yarabinyeretse ko ariyo yashakaga. Kuko urumva mama yapfuye mfite imyaka 4 gusa. Kuva icyo gihe umukobwa yahoraga iwacu ari unyoza, akanyita akamfata akanjyana ku ishuri, agateranya ba mama wacu bahabaga kugeza ubwo bose bahavuye. Ndabyumva. Yashakanye na data mfite imyaka 7. Gashugi mba ntangiye urugamba ni yahaje ahazanye abana be 2. Akaribwa data yahashye ndeba. Urugamba ubwo rubaratangisha sha kamubwiza uko igasho. Buriya warutangiye umunsi mama wava ku isi, kuko iyo ndebye uko mama nkunda mbabarira bamwe pepe. Ale ndakumva. Buriya ntagira muri umuna wa mama ngo azanye ibe akora muri ruriya rugo. Ubu sinzi aho mba ndi. Sha ndabyumva pe. Uzi kuntwara mfite imyaka 9 wagira ngo mfite 5. Yangejeje mu rugo iwe aricara ararira. Nanjye nahise ndira rubura gice. We n'umugabo bambiriye ababyeyi ntazibagirwa na rimwe. Sinzi icyo nzabitura pe. Urumva rero ko utagomba kwanga abakobwa bose, kuko bose si babigasho. Babarira cyane. Aronsekera ngahita mbona ninseko ya mukadata neza. Mukasi yakwiciye amarangamutima, ariko nzi ko umunsi umwe wo gukunda nugira utazamenya uko bigenze. Nawe wananiye gukunda kiritara kandi agukunda byasaze. Shagashugi ibyo byihorere. Ruriya si urukundo gasho. Birashoboka ko atekereza akankunda, ariko akunze uwundi. Nibyo? Azi neza ko ndi hano umuhungu umwe rukumbi wa gatanu, umugabo w'umukire ufite kampani zirenze imwe. Gahora ambwira ko nta kibazo nagira data ari umukire. Nibyo rwose. Nge rero urwo rukundo rukunda uwundi we sindufata nk'uko. Rugo rwo kuri ntiruberwa. Mwana ubwo ibyo atitangiye itama ntiwari ukwiye kumubabaza bene ako kageni. Niba ari ukuryoshye bimubwire rwose turangiza bizi neza ko nta gahunda yindi ufite. Bimubwire tugifite igihe naho amaze muri ibyo yamenyereje. Tumbafu. We ntukase nyine. None zurumva bimubwiye atankatira kandi kubaho nkamwe mutagira ababarubesha ntabishobora. Bashenga wowe rwose. Uvuze ngo iki mama? Ntumenye ibyo dukoze atari byo gashema. Gutese kandi twangije imyaka tuzi ko duhima mu kazayiruriya nyamara kaswa n'imesa arakabura ubugengo. Iriya mburuburu y'umwirase gusa. Erega gashemanga rumenye ko nubwo tudakunda uriya mugore imyaka twangije ari kuzatunga buzukuru banjye. Kususetse niko se mama. Niko ye ubwibwa n'iki niba buriya buraya bwabyawe n'indi ndaya ari ubw'umuhungu wawe koko. Gashemanga ndemera kuri ya mugore yaje tutazi yaturutse, ariko abana bo nabakamiri pe. Uzi ko buriya mukuru yagiye kuvuka akavuka asa na nyogosenge witwaga Mukamazi mpaka, ku buryo yabaho bari kujya bagira ngo ni wa mubyara. Maze umuto yawe rero ni Kamiri musa. Umva rero mbubwire mama, nukomeza kugira izo mpuhwe ntituzagera ku ntego yacu. Ubu icyo tugamije ni ukumenesha uriya mugore agasubira iyo yaje ava. Uranyumva neza? Ahubwo reka mpamagare biriya bisare byo mu gasantere bijye no muri rwa rutoki bitema kuri birwararike biteme maze nzendebe. Watuje ukareba ko nabiriya bishyimbo byari baswe kuri ya bidusiga amahoro Gashemanga. Ndabizi neza nawe watubonye yewe. Urumva? Kandi inote ya 5 nahaye biriya bihungu yarabishimishije ku buryo rwose bitatuvamo. Nubwo yaturega bamubaza ibimenyetso nabyo yabona. Werega nkora feri ngiye. None byamara gusinda bikabivuga Gashemanga. Inkuru yavugwa he kudaforoza nakoze ari amahano ko koza mama.
ndabizi nta watuvamo icyangombwa ni uko tugera ku ntego yacu uriya mugore akamenengana agasubira iyo yavuye nkajya gutura mu mitungo ya mukuru wanjye syekare wa nabona ukabona aho utura ugashaka umugore ukareka kunturaho inzugi buri gicuku wasinze ariko nta mugore nabuze nuko nanze kugusiga wenyine mama aha mbese nkureke nigire mu murima dore burakeye Gashema uyu munsi ndagufasha mama nashaka kuba hafi ya hariya nyine nkareba uko uriya mugore hari bwitwara abonye aho nyine yahinze ibishyimbo hahindutse ikibuga cy'umupira impamvu ngiye butaracya ngiye guhinga kure sinshaka kubibona kuko mfite inkomanga ku mutima ko ibyo twakoze atari zo mwana wa ngo iki kandi mama narakubwiye impuhwe zawe uzatuma niberaho rwose nanjye uzakubuza kubaho Gashemanga cyangwa uzabibuzwa n'inzoga wavuze inyota mfite ariko mama do urabona n'icandwa rugo rimanuka koko urabona ndacira yumye tekereza ariko kumva utaka inyota muri uru rukerera ubwo ibyo ni biki koko ahubwo mama niba hari agahumbo ufite aho ngaho kangurize nkwereke mama ayo nari mfite nayatanze kandi nayatanze ureba rwose uti iki Gashemanga si wowe wavugaga ko tujyanye mu murima none turavuga inzoga icyaka kikaguhagurukana ubundi businduswa n'ubusa koko mwana we aho ntugira ngo urugo n'iriya nzu ihagaze mukuru wawe yubatse Gashemanga kandi mama ngewe rwose nk'ubwo ubutanga ibyo bintu by'amavanjiri yawe kugira ngo mukuru wawe abashe kubaka agura amasambu yasigiye umuryango we nta handi yabikuye ni ugukora Gashemanga ujye ubimenya ndabizi nyine n'ubundi niwe wari umwana muri uru rugo mama ndabizi rwose ku muntu utisha iteka nibyo byatumye ntishuri twazanaga amanota twembi ukamushimira ngewe ukankurura amatwi umva mbese wavuze ko wari kuwemo n'uburara watangiye uri muto wari kuza wabaye uwa nyuma nkagushimira rero nti mwana wanjye wakoze neza garuka hano Mariro nikoye icyo cyabikoroza ugura kinyoye kino cyashyushye kandi nta mwanya nifitiye gata nudatuza uraza kugira ibibazo pe kuhagira ngo uri bwakire muri urugo n'undi muntu utari umuhungu wawe ariko uribuka uko umwana wanjye yavuye muri urugo angana gata akaba agiye kurugarukamo afite imyaka 28 urumva agomba kwakirwa gute aha ndabona ku bukwe bwe ntazagukira yumva mfite ibyishimo byinshi byo kwakira umwana wanjye rwose kuko hari igihe cyageze arambwira ngo arumva atazagaruka ino none araje iyo yibeshya ngo arebe ko ntamuca mu muryango wa gatana wowe ukimpangayikishije ntukizi ibi byose biri ku mutwe wanjye kuko abakozi bose mfite muri uru rugo nibashya ntawe uramenyera ikibi cyanyu muhora mwibwira ko ari mwe muzi ibyiza mwenyine niba utizeye uriya musore uteka uriya mubyeyi ungana kuri urabona bibewe iki koko umutumye ku isoko ntiwigireho ntiyaguhahira ibyo ukeneye byose ko nabonye anajijutse umuntu utaramara n'ukwezi avuye mu cyaro gata uragira ngo bamwe baho kunzanira ibyo namutumye agarukarira hari amaguru agenza se umushoferi wawe uri bumutwara akamugeza ku isoko niko niba ufite impungenge uvuye mu cyaro ubwira umushoferi aparika imodoka ahantu hemewe wamuherekeze ariko uvanitesha mutwaho ngaho rwose ntabwo ushaka pe erega impamvu utanyumva nuko iyo hano hari ibiro uzusanga ibintu byatunganye utazi imvune nabigiriyemo uyu munsi ndagufasha Mariro nkwemereye kugufasha ariko sinshaka kukubona wapapye pe ngo ibi ntibitunganye ngo ibi nibi byabuze kuko kwivanga mu mirimo y'abakozi ba hano bose nicyo kigushyushya umutwe wa mugana girira icyizere buri muntu mu nshingano ze mujye gutongana n'ukora muri jaride ngo twatsi twameze ngo yararangaye ukagaruka mu gikoni ngo batinze guhisha yewe ukajya ku mushoferi ngo imodoka yakobotse ngo ubone iki cyayikoboye kurebuza utuntu twose nibyo bigutesha umutwe ubundi cyamfasha nuko nagera hano bwije gata naho ubundi iyo ndi hano mu rugo bituma mbona byinshi byangirika kandi sinabyihanganira ngaho genda ubwire umukozi waze tujyane guhaha kugira ngo amenyere umujyi sinzongere kumva washyushye umutwe kubera imirimo udashinzwe rwose ariko noneho uyu ngo yazambabariye ntamari kumenyera ngo agende ni nayo mpamvu nashatse umuntu ukuzuza ubuzima abakobwa bakiri bato bari bamaze kundambira rwose yewe uriya nutamwenzaho ngo umwirukane umenya azarinda amerera imvi hano iminsi amaze sindabona akererewe na rimwe ku isaha mwumvikanye njya kubona nkabona arinjiye kandi agahita atangira akazi pe za telefone zirangaza abandi bumenya atanayigira wahabona imana imumpereyeho umugisha yewe umuhungu wacu arahamagaye gatanu none yambwira ngo ageze ku kibuga ntarahaha urumva bishoboka koko alo ale ndakumva mwana wa
mama nagira ngo mbamenyeshe rwose ko gahunda yahindutse Ngwiki? ejo mu gitondo Ngwiki? Ubu se abantu natumiye ngo tuze kukwakira muri uyu mugoroba ndababwira ngo iki koko mwana wa? yewe rwose ntabwo ari njye biturutseho pe nzabasobanurira neza mama. Yewe muranyumvira uyu mwana di bankoreye ni ibiki koko? Nge ndumva kugiriye neza ahubwo. Oya Noneho ugiye kwitegura neza. Sibyo kipe. Turazinduka tujye kumuzana zaruhuke. Iyo minsi mikuru yawe izabiba nyuma saa. Oya aho yarampemukiye. Noneho urumva umeze neza mama. Mwana wa ukira ahubwo uzi ukuntu nishimira kukoza ibirenge ariko mama nanjye biranshimisha kunyitaho cyane irago maze mwana wanjye uzanite kuri mwana wawe nzabitaho mwembi mama. aha ngenda byina mvamo mbona imbaraga zigenda zimbananye uzamberaho ntari. Ayo magambo sinyakunda kandi mama rwose ugomba kuba tugakora tukakubakira inzu nziza tukagushakira abakozi tukakwambika nk'ururabo ukajya wicara ukaruhuka. Ibyo sinjyanze mwana wanjye ariko iyo kuri kureho kuravugira kwawe ntukange kumva ukuri. None se wagira ngo buzacyo usanga ibyanjye byarangiye ntaguteguye. Ibyo byihoreye mama. Ejo sinananiwe kujya ku kazi ugasiba ishuri ukajya kukankorera. Nta kibazo mama, umwana twigana yaranzaniye amakayi bigiyemo kandi ibyo bize nabonye bidakomeye. Iyi ndwara mbona igenda irushaho gukara kandi akazi nkora kansaba kuzinduka kakansaba kwirirwa mu mazi. Sinzi uko bizagenda. Nungutse igitekerezo mama. Igitekerezo kirimo gutishuka nsimbura mu kazi sindi bukemere. Iraguha mwana wanjye ugomba kwiga. Sinzatishuri mama. Ahubwo nzasaba abarimu uruhushya njye ntinda kugera ku ishuri. Nzinduka akazi ka mu gitondo nkagukorera. Wowe ubyuke umaze gucyuza unsimbure yo kwiga. Uko nuko kuvunisha mwana wanjye wazageraho ngeze waratagangaye. Nyemerera ngo ufashe mubyeyi. Imvune zawe ndazibona akazi ko mu rugo kavuna kubi narabibonye. Uzi ko umuntu yirirwa yizengurukaho kandi umubyizi ntugaragare. Ndabizi ko ushaka kumfasha ariko nawe no kwica mwana wanjye. Ubwo wakwirirwa mu ishuri umeze ute? Njya kwagata niri hariya ko umuntu ayikoropa akayirangiza umuriro waka mu mugongo. Uyu namuka ajya mu masahani ngaho guteka inkono zitabarika. Oya mwana wawe oya. Wowe uhita unanirwa kuko uri mukuru nanarwaye. Njye ndacyafite imbaraga. Ninzinduka nkakoropa mu nzu no hanze ibyo bintu nkabyoza. Gufura ni muri weekend nzajya ngufasha mama. Byemere ni ukuri ngewe nzajya ngufasha. Nzajya nzinduka pe. Nuko bigerageza icyumweru kimwe iraguha. Nimbona bikuvuna nzakuvuza. Urakoze cyane mama. Ndabizi ko kugufasha bitazamvuna. Nzajya nzinduka ningerayo nkorope vuba vuba. Nozi ibintu baraye bakoresheje batekera ibya mu gitondo ubundi wowe uze kuza bukeye ukora akakumaho. Guteka n'ibiri mu nshingano zangira gu. Bafite umukozi uteka ngo wanabyigiye mama we. Reka ari uko atabonetse. Hakabakire baragashize koko. Ubwo muhakora muri bangaye koko. Hari ukora mu busitani akanakora ubuzamu. Umushoferi ushinzwe guteka njyewe hari n'undi njya muruza gukorera massage boss na mabusha. Unyunguye igitekerezo. Mu bakozi nzagushakira harimo kugukorera massage no kukwigisha koga muri piscine. Mama aransetse kandi ibyo mubwira ari ukuri.
wowe mama wanjye undutira abandi babyeyi bose nzagoza amarira warize ngo utukure ibitutsi bagashyamangari bagututse ntucaze ku ntebe y'icyubahiro. Iraguha warekeho kuvuga ayo magambo. Dore kandi mama arashaka kurira. Ubwo se waburijijwe n'iki? Wowe tuzi abakobwa bawe ntituzaba uturaya nk'uko babidututse. Tuzaba abantu bakomeye. Ariko ubwiye uretse guhindukira koko wareshe. Yego wowe. Bitewe wageze hano ryari? Sha naringiye kumukanga. Nuko nyine ubyishe ugahita uhindukira. Niko, uzi ko uje hano natekerezaga kuguhamagara we. Nibazaga umuntu twazanye akajya iwabo nkazi iwacu tukaba tutaravugana ubu ni amahoro. Genda se nyine sinaguhamagaye se ntunyitabe. Oya se kandi wamamagaye ryari Kristo? Ejo nimugoroba naraguhamagaye inshuro ntabara. Sorry. Kuva nagera hano hasimburana abashyitsi benshi rwose kuryo telefone ntayikoza. Mba nayisize mu cyumba nyine kandi nkakinjiramo bwije nyine mbita njya kuburira ntanayirebye. Tekereza ko n'ubu niziye kwicara hano muri jaride ntanayirebye. Uri mutima udakumbura rero ndakubonye. Oya kandi bivuga gutyo. Hanyuma se ale bihita uzatangira akazi ryari we? Mfasha. Ngatangira se narakabonye. Kampani ya papa wawe se ntiyari gutegereje? Kumva ari ya papa wanjye se niyanjye. Ndashaka kubanza kuruhuka imvune z'amasomo n'ibiraka by'imahanga. Urumva? Ubu ningatangira kugasaba. Ubwo niba ngombwa na data nzakamusaba twumvikana umushahara. Nta mpenda byanjye. Uzi kuri serious we. Buryo wari ukomeje bigezaho. Cyane rwose. Aho sinakurangaranye we. Eka mbwira umukoza kuzanira icyayi cyangwa bakuzanira kaje. Reka ibyinda byihorera. Ni wowe nashakaga ndakubonye n'ukuri nari ngukumbuye. Christine. No. Ibi mbona ni ibiki? Ndakina se. Aha, ntubona ibyo navugaga. Tekereza iyo nishyira mu myanya rero ngo ndakundana n'umukobwa wa Sebaganje. Ubaye utaranamara kangahe bahise bakwambika impeta. Wabanje ukabimbaza neza se. Nkubaza iki subi by'amaso abonye ntibihagije. Reka umukobwa. Tumarana iriya myaka yose ugire naho mbeshya ngo urankuntu usabe kubimenyesha ababyeyi ufite umuntu wampishe. Nta wundi musore naho umutima wanjye uretse wowe yala. Aya. None so kwambitse impeta wamuhaye igifu cyangwa ibihaha. Kurase. Ale akaciyo. Wari waranze kumbwira ko nkunda ariko kuntu mpfuhiye birabinyeretse none. Siyo, ntubukeke ibindi. Nabibonye. Simfushye rwose. Ndababaye kubona inshuti yanjye impisha. Ale, ndagukunda cyane rwose. Nta wundi musore wanyambika impeta. None se kuyambaye ntarayikwambitse. Iyi mpeta nayiguze mbere yuko tuza gato. Nshaka kuyiguha ngo uyinyambike mbona uri bunsarane. Kubwo igihe cyose nabivuzeho wari ikazaga ukanavuga ko utiteguye. Ntibishoboka. Niko bimeze rero. Ushatse kuvuga ko wayiyambitse rero? Ubwo si iwanyu bakubonye uyambaye babwira ngo iki? Ko wayinyambitse? Ugakinisha ibidakinishwa Christine. Tekereza kubeshya ababyeyi bawe ibintu nk'ibyo. Ubizi neza ko turi inshuti bisanzwe. Ngo cyane. Nge nawe ntabwo turi inshuti zisanzwe. Ale reka mbikubwire nongera nabigusubirire. Sibyo imyaka yose twamaranye mu mahanga twabanaga nk'umugore n'umugabo. Tugomba kubishyira mu bikorwa rimwe. Vuga buhoro atanagira umuntu kumva n'ukuri. Sibyo Christine. Urabizi ko yari occupation kuri twembi. Ariko n'ukuri sindagira gahunda yo gushaka pe ubwiza ukuri. Ndumva n'uwo nzashaka ntaramutekereza. Ubimenye kandi. Masa aza kumbona wowe ugira ngo ngiye gusabangana ndakina nta mikino mfite inyana zinka gusa intumwa haranitandukanye ntabwo Akamangana nicyo kugaruka utaza n'igitoki gitumye ukabutaza umuhoro w'imitumba. Ogoki ndawucyaje mama ndawucyaje maze ndebane na mukasa musoni uriya wihaye kunyitambika imbere mwihorera ariko ntabwanzi Ngwiki mukasa musoni uriya atinyucyane ntangire amuza gutema igitoki mu rutoki rwa mukuru wanjye njyewe arangije agerekaho n'amagambo antaye umujinya we ndawucyaza yihorera umujinya ati niko mama
ubonye ngo umuntu w'umugore atinyuka ntuke ngo ndakabwa koko mama ngo ndakabwa njyewe ambona n'umurizo ngo birazwi ko ngo ntazi gukora ngo sinzi ngo kwegura isuka ngo no kubona abandi bahinze byeze ngo nkasaruraho ntabibye nkaho ruriya rutoki ari urwase cyangwa nyina nibo baruhinze n'urwabo kuba n'urwabo nawe ubwo ni mukasa musore ugututse atyo byihorere mama niba wowe urakabwa se ubwo we n'umugabo we basembereye hariya bakabiki mbaza nkubaze mama mbaza nkubaze wa mubyeyi ngo ndakabwa kirirwa kabwera ngo mu isantere ngo nkaza gusaruraho nahinze hanyuma se baruriya rutoki n'imirima bahinga ni ibyabo inzu barumbarayemo ko ari iy'umwana wanjye ni iyabo urabizi mama tugomba kujya kujurira kwemera ibyabunzi bategetse ndabyanze kuva uyu munsi umenya uriya mugore yarabahaye ruswa rega ubundi ntibari kumurengera ngo bamwemerere gusigira bashatse bose imitungo yacu duhari turi beneyo none nyine byumve nawe nyine umva rero mama sibyo ibyo wagombaga gukora byose uyu munsi bireke ujye mu buyobozi njyewe se wowe nyine none se nturi nyina wa Kamere se wamubyaye ukamwoza ukamwishyurira amashuri ariyo yamushoboje kugera kuri biriya byose nturi nyina se Gashemangari ntiwari uhari batubwira ko nubwo uriya mugore atasezeranye bizwi neza ko yashakanye na mukuru wawe bakaba bafitanye abana babiri bigaragara ko banditswe kuri mukuru wawe ibyo barabivuze none ariko nyine byabaye kuduhinjarika kuko tutazi amategeko nyine niyo mpamvu rero ugomba kujya kujurira jyayo rero ni wowe ufite imbaraga zo kugenda reka mama we njyewe njye mu buyobozi se reka ntubizi se gitifu ahora nyanangiriza ngo nasinze ngo ndatongana ngo ndarwana byihorere mama byihorere ubwo nyine niba utagiyeyo ubyemere nyine turatsinzwe ntitwatsinzwe di uriya mubura agasani w'umugore yaratuguze nyamara rero nubwo nkubwira ngo ujyeyo hanyuma ukabyanga wowe ugiyeyo bakumva mama nyine wowe uzi ukuntu wabigenza se mama nyine we wagenda urira uboroga amarira akamanuka neza urumva hanyuma ukababwira ko nyine ugiye kwicwa n'inzara kandi nyine hari urutoki rw'umuhungu wawe rurimo ibitoki ariko uriya mugore akubuza kubitema uri umukecuru rega bakumva yewe keretse ari abandi mbeshya batari abayobozi Gashemanga bose baranze bazi ko mfite yanjye masambu kandi none utabashije kwihingira ahingisha tugabane ntasonze emera gutsindwa rero oya nta gutsindwa nuko nyine iyo mbonye Samusoni n'umugore we bitaritse hariya ku marembo kwa mukuru wanjye bahaza ibishyimbo n'ibitoki hari nako banitse ibigori n'imyumbati basaruye mu masambu ye birenze urwagwa rw'umuhama n'ukuri umujinya uranyica mama uranyica ubimenye wagabanyije inzoga ugakora ukareba ko bakurusha kweza isambu yanjye ni nini si ibihuru wabihinze urwo rutoki ukareba ko runanirwa kwera nose ubwo uragira ngo nijya guhinga ngana ntya urabona nabishobora mama kuzi kurya no kunywa subiza ubu ugira ngo mbishatse se nagufungira amazi n'umuriro ntuzongera kubona yo kujya kunywera nose ko umpindutse mama umpindutse ute ihangane gato cyane sinongera gushyiramo imbaraga rwose ndakanda buhoro sibyo no kugira ngo iyi mitsi y'ikanzire irambuke sibyo ndababara cyane mbabarira kera ihangane yewe uwo mwana w'umukobwa wahuye n'ingorane gukandwa nawe are kandi rwose kubera kugutinya yashinyirije arajya gutaka wamwumvishije ariko wimutera ubwoba mama reka mukande kuko arababaye cyane rwose ese ubu niko ari wowe wazindukiye mu kazi mama wawe yongeye kurwarira gu nimugoroba yatashye atameze neza kuko rero twarangije ibizami muri iyi minsi ni njyewe uzajya nza kumukorera nuko mbona ntangiye nabi ngaho ihangane rero rwose urahita ukomeza akazi sibyo intoki zanjye rega ziba mu maji ngaho bese umwana w'umukobwa ngo mu maji sere rata urumva ukibabara cyane oya ese ubundi nta bandi ba hano mama ngo nyimushyireho ndabona rwose aribyo byamufasha icyamufasha si ukumuvura gutya rero ni ukumushyira mu modoka ukamujyana kwa muganga ni byiza kumworohereje ububabare ariko akwiye kuvuzwa ntakomeze akazi ameze atyo sinjya kwa muganga ku nkanda birahagije mbese noroherwa ngomba gukora akazi niko kanzanye akazi ko muri urugo urakavamo ucumbagira ko kiragwa ndabizi ukunda gukora ariko sinagukoresha urwaye pe
ni nabyo njya mbwira mama wawe ko igihe cyose atameze neza atagomba guhatiriza rwose ntabwo wagashobora pe. Yewe reka ngende njye kwikomereza imirimo yanjye. Ale ndakumva mama. fasha uwo mukobwa ajye kwivuza nicyo gishoboka. Ubuse ndabigenzana. Mama ararwaye, akazi kagomba gukorwa, ni ukuri ndabishobora. Mama mwihorerago ndabizi uragakora. Ngaho reka rero njye kurya ko hari bandi hari ubu nite gukorera ubufindo urahitukira sibyo? Kagende gusa nugira uzaze kunshimira. Mwana yanjye koko ibi ni biki bimbayeho. Urabizi mama ararwaye ararembye. Aka kazi turagakeneye kugira ngo tubeho. Kuki wemeye ko nsikira muri iki gitondo ntaranakora kimwe cya kabiri cy'akazi k'uyu munsi koko? Si wowe uhora umbwira ko utazantererana. Si wowe uhora umbwira ko uzatwitaho njye na mama na murumuna wanjye. None kugiye kumbeshya. Iragu. Se waje ryari? Sorry, sinari nzi kunyumva. Sinshaka kubyivangamo. Ariko ho muri Imana ntigibeshye. Ibyo uvuze yakubwiye izabikora. Sibyo? Ngaho zana hano icyo kirenge rero. Dore ngize amahirwe nsanga mfite na wa muti uvura imvune. Sibyo se? Imana igumugisha. Nuko ubu nta mwanya afite. Ariko umunsi nawe ubonye njye nawe tuzaganira umbwira iby'Imana igikubwira. Sibyo? Siko ukomesha umuntu Imana ibwira. Akenshi ndasenga ngasoma n'ijambo ryayo kandi nizeye ko ibyo yavuze nanjye bindeba. Bityo mporana icyizere ko itazantererana. Nta kibazo. Ntiwumva se? Ntukagera aho ucika intege rero. Akabazo toto nkaka ko gutsikira rwose nikagatuma usubira inyuma. Sibyo? Ngaho gerageza gutambuka ugere hariya turebe. Komeza ugende. Komeza. Kuri magician. Ndabasha gukandagira. Ngaho ujya mu kazi rero. Ariko ugende neza rero ntiwongere gutsikira. Nditwararika. Rwose. Naragenze ndabona abakire barakimara. We, buriya ni kuriya mutegura ameza yawe buri gitondo uzi ko wagira ngo ni muri resitora. Vuga buhoro wacyana we. Nyine buri muntu bamutekera ibyo akunda. None se mu by'ukuri hano aba bantu bangaye? 3 bonyine. Hari nubwo haba hari 2, bosi mukuru yaragiye hanze. Abakozi turi benshi kuruta ba nyir'urugo. None se we uriya mutebe duhuriye mu muryango ko yemeza. Niwe bosi mukuru. Ariko ni mwiza shaho uzi ko wagira si bahatagira ukumva warwana we. Ariko mbazira ki? Uzanywe no kumfasha akazi cyangwa uzanywe no kurebuza? Reka mawe umenye ko ari ubwa mbere ngeze hano. We na mama mwantanze byiza sha. Ndabamenye. Genda wandurira ahubwo iriya mirete banze kurya nyirire ndanisonzeye. None se we ugera hano bwa mbere ntiwagize ngo ugeze muri yanzu tujya turaba muri filime yo twagiye kwa Miriam. Uzi ko nuriya mutipe duhuye ngeze ngo numwe nabonye muri ba bakinnyi ba filime. Cyakora naje nakubeshye nkibona bwa mbere narikanze. Nagize ngo numwe muri abo buze. Genda mano urarema. Uretse gushobora gusanga ari n'ubukire butuma sakuriye. Aramutse akennye se yasa n'abandi bose tujya tubona. Baragushutsira ki? Are ni umusore mwiza cyane. Ni mwiza pe. Nuko adasetse ngo urebe ukuntu aseka neza rero. Nge narumiwe. Imana iha umuntu ubwiza bw'imbere n'ubw'inyuma. Uzi ukuntu agira umutima mwiza. Yo. Umva, reka tureke amagambo dukore vuba sha tugire igihe dusangira mama. Dore naravunitse no gukorana imvune. Ariko se ubundi ngo wavunywe n'iki we? Naratsikesha. Ahubwo ari yatahawe ubumba ameze. Ihanga. Aho yabanje ku nkanda ubundi akankiriraho uwo muti uteretsaho. Uyu se? Aka niko kagukirije. Have kwangiza umuti warwana we. Uzi ko ntawe ugira ntari kubasha gukandagira. Naranyereye ngiye kugwa ndiramira. Kubikirenge. Imitsi yahangaha mu bujana yose irikanga. Niyo mpamvu mbwira ko ari mwiza wese. N'umutima we ntusanzwe. Yahise amfasha vuba aransindagiza ndicara aramvura. Mbonye impamvu iryo zina ritajya ari kuva mu kanwa. Uriya musore ni igitangaza. Iraki ugira amagambo njye mpora mvuga. Amba no uramuvuze.
kandi iyo uri mu rugo ujya umuvuga mfite ubwoba ko hari n'ubwo uzamwandika ku rupapuro rw'ikizamini uzi ko njye na mama twumiwe na mama reka ngo usetse hari ubwo wamuvuze nka 3 wikurikiranya turareba turarirwa guseka turumirwa gusa ni umuntu mwiza cyane Raki niwe muntu nyamuntu nabonye uca bugufi akamvugisha neza kandi mu by'ukuri ntawo duhuriye ariko n'ababyeyi be ni abantu beza da mukuru wa urabizi ko ngukunda ndagusaba itazakunda uriya mutipe kuko ni nko gukunda babandi tubona muri filime ntawo tuzahurira nabo kandi warasoze umuntu sinabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze ngo ndamukunda ndakuburiye niba wibeshye ukamukunda ukagera uko umurwarira indege ni akazi kawe nzajya kukuzanira cya opera bari uri kuvura mana we ntukambwire kiriya gicucira ki ko ari ugukunda se ko ari uko wamwanze ndacyanga n'ibyanwa kitajya cyogosha rwose nticyankangisha ko gifite moto cya opera ni umwana mwiza nyamara nuko utareba ushatse wamukunda tukajya twirira umunyenga sha umva nicyongera kukuntuma uzakibwire ko nta kibino ubu se nkubwire ngo felicitation njye se kari njye wari ugukeneye cyane muri kikoko tubibwirane ndagushimiye cyane n'ukuri kubona wemera gusezera aho wakoraga kugira ngo uze kumfasha nanjye ndagushimiye kabisa ubu nizeye ntashidikanya ko mbonye umucungamutungo w'umuhanga kandi w'inyangamugayo ari nzakora uko nshoboye rwose sinzagukoza isoni ku musaza wakwibyariye habe iyo umuntu ashaje abashaje pe muzehe baramwibye baramucucuwe pe ahubwo impamvu atatashye nuko yakoze kera warabimbwiye shaka mwakoresheje igenzura mukabona ibintu biteye ubwoba binababaje ahubwo bamwe baranafunze turi mu manza nabo ubu nubwo nava hano naba nzi ko masize umuntu utazahombya kampani za data ngo nguva hano urateganya kujya hese kandi uzi ko iyo umutima uri bukunde utagisha inama gasho iyi seki dosiye yanjye irakomeye cyane shagasho niko reka nkubwire Christelle yiyerekanye iwacu avuga ko ari fiancé wanjye urumva neza data asanga azise arabyishimira ariko ntiwarora atinda kuza iwacu rero ababyeyi bakamumbaza reka se kandi abizi simukunda pe ibyo ndabizi ariko wowe nawe mwarira hakarava ibyo by'amaraso uvuga ni ibiki kandi rwose umukobwa yaragukunze nta mpamvu atari kuvuga ko muri abafiancé ahubwo kuba ataravuze ko ari umugore wawe yarakosheje nawe uramushyigikiye koko none zigiye mwamaranye mubana nk'umugabo n'umugore koko ni gito reka nkubwire rero gasho simbihakana ariko sinigeze mukunda nk'umukobwa tuzabana pe uko mubwira ko nta gahunda afite yo kubana nawe ni karushaho kwigaragaza iwacu nk'uwo tuzabana none se niyo mpamvu uvuga ko umutima ukunda utagisha inama nuko kugeza ubu hari umwana w'umukobwa maze igihe nitegereza nkumva hari ukuntu umutima wanjye byagenze wiki nshobora kuba mukunda n'ukuri ese ugira ngo nagutewe yare uzi ko nanjye wangaga abakobwa kubera muka data ngo ubu hari umukobwa wajegeje umutima wanjye arabikubwiye ariko reka shaye byanjye tubireke wowe icyo ugomba gukora ubwira ababyeyi bawe ko Christelle atari fiancé wawe ko muri inshuti bisanzwe nubwo yabyibeshye akabyitiranya n'urukundo hanyuma uwo wakunze rero ukazamubereka nyuma reka nkubwire rero umukobwa asuretse kukubwira ko ntekereza ko mukunda natinyuka kubimubwira ugira ngo ntiwabitinyuka ni ukuri uwo nuwahese we ari umukobwa utinya nuwahe singiye kukubeshya pe mbura amahoro kubera we reka mubona babaye nk'ababara nagira amahirwe nkamubona mwenyuye nkumva ndishimye ariko sinzi ko natinyuka kumubwira ko mukunda uwo mukobwa ubwo wakuzonze ukaba utabimubwira abahehe we akora ikiza niko uwo mukobwa ni uwo kwande kashawe imbaza byinshi ni umwana w'umukobwa wigoriwe utarabasha no kurangiza yisumbuye kubera ibibazo afite ubwo se kandi nk'uwo mwahuriye he koko ni birebire gasho reka sinayivuga ngo mbivemo rwose sinari nzi ko gukunda ari ugusara kuko atari ugusara nakunda Christelle umukobwa nkunda tuziranye ku bintu byinshi bivuga twasangiye minerivare iwacu baduhaga tugakora ibiraka ngo tubone ayo twishyura twasangiye ubuzima bw'ubuto bwacu noneho kumukunda nakunze uwo mwana w'umukobwa
iyo bitaba gusara rwose nanjye mba nkiri ku ihame n'ihaye ryo kutazakunda umukobwa kubera ibyo muka data yankoreye. aha none se uwari inshuti yanjye uwo mukobwa uzamutinya kugeza ryari? Gasho, ariko burya urukundo nta bwenge rugira koko. Uzi ko rutuma utinya umuntu utagatinya? Njye ntekereza ko rugera bwinshi ahubwo, kuko si ukumutinya gusa ni ukumwubaha ukamubona nk'umuntu udasanzwe nyine kuko umukunda. Gasho, niyo mpamvu rero nakubwiye ngo ushobora kuva hano kandi vuba, sibyo? Kandi nkava bitunguranye mu gihe data na mama bamuhatira gukunda Christelle umukobwa wabakomeye kandi bidashoboka. Nezere ko wikinira ariko. Oya, ntabwo nyina pe. Narabigerageje byaranze pe. Simubona ari mu rugo rwanjye yitwa umugore wanjye cyangwa nyina w'abana banjye. Erega urabitekereje neza urwo ntirwaba ari urukundo. Kwaba ari ugukunda ibyo wabo bafite. Ese ko iby'isi bishira ubwo bihindutse rwaba rugihari? Sawa mugani. Kimwe nuko buri yonza kuba ntari undi we mpamya ko atari kunkunda. Hoshi nibagende ntabyo mba Madari ko wivugisha ndeka wa mugabo iminsi mikuru yamanzemo amafaranga imyaka yanjye nari nifitiye abamamyi bashaka kungerekaho urusyo kandi nkeneye amafaranga y'ishuri ry'abana ntayo mba oya abamamyi bihorere kana EX iyagisi EX yewe EX no mufatanyabikorwa w'umuhinzi umufasha gusarura no guhunika ku buryo bwujuje ubuziranenge. EX ihuza umuhinzi na banki ikamuguriza umusaruro ukaba ingwate. EX yikuguriye umusaruro igura ku giciro kiri ku isoko igashyiraho n'agahimbazamusyi. EX mbabara rwose wikomeza kuvuga amagambo anca intege mu kazi. Rega umuntu mukuru kandi wiyumva Miriya. Ndakwinginze rwose we kwiheba. Igihe cyose narwaye ubwonko n'urupfu rusatiriye cyane nibwo ndwaye nkagera kure. Imiti yose ikanga kumvura. Komera n'ukuri, komera. Bikanye nuko ingerera umwuka. Uhumeka bisanzwe byanze pe. Rero nkubwire mu kazanire nucika intege kwakira uruhu uzaba urwakire kandi uko uzaba uhemutse. Ariko uzi ko ushobora kuba uryamye nabi. Turagira utyawe guke. Egama hano turebe. Egama turebe. Byanye bimaze kunanirwa rega Miyamu. Ndakumva. Asha babivumye no. Intera ubwoba. Humura, komera. Agize amahirwe abana banjye bagira hano byara. Menye ibyaba. Ariko mana nk'ubu ntubona ko mu kazi ari wenyine w'abana akabona se abakobwa be beza koko ubu ntubona ko ari wenyine. Komera. Ibyo se shaho wabikangisha Imana. Nukuri ni cyiza. Ikora ibyo ishaka igihe bishakiye kuko isarura mukwaye. Ndabizi. Icyo nayisabye ni kimwe. Ndakumva. Ntizanjyana igihe cyose utari ubona umumarayika ufite imbaraga zo kurinda abakobwa banjye kwandagara. Muri Imana irabazi. Turira ko haragiye kurangiza isomo. Ariko uburwayi bwanjye bwatumye nsubika. Uribuka ko nagiye uribuka ko nagiye gutakambira abakoresha banjye
umureye kure kuko bari babyanze ngo nibatuma umwana ava mu ishuri ariko Imana imfashije ikanyongeza nk'imyaka 2 na 15 abarangije nkizera ko azabasha kurira murumuna we komera n'ukuri ibyo ariko ibitekerezo bikuzanye rwose ndabizi ko ubwo bakoresha abantu borohereza akazi akabasha kujya no ku ishuri sibyo biriya ntukabitekerezeho cyane hariya abantu wandangiye bambereye imfura Miriyamu ni imfura cyane bariya ni imfura uriya mubyeyi Imana izamuha umugisha izawumuha ni ukuri kuko iyo nza kurwaragurika gutya nkorera umuntu mubi utagira rye ngo yemere ko nohereza umwana kunkorera ayiwe impore narandagaye muri uyu mujyi cyangwa narasubiye kwanduranya n'agashyamangari na nyina mu cyaro erega n'inshuti magara n'abakoresha banjye kandi nabo ni abantu nyabantu ndarwara bakansura nabyara bakampemba muri rusange bambereye ababyeyi bariya nibo bakwiye kuba batunzi kuko ubutunzi bwabo ntibabukanagiza batabufite oya ni imfura ahubwo barabubatungisha ubundi ibyo kundema agati mubireke amakuru mfite nuko ntagiye bifite amakuru ufite uyakura ariko ko mu kazi amakuru ufite uyakura amakuru ndayafite rwose Miriya umuganga umvura yanze kumisha ambwira ngo igihe kimwe kiragerageza ariko ikindi wapi intera ubwoba mu kazi kandi nawe urabyumva ko nakuka nsigaranye wintera ubwoba mu kazi ndakwinginze wimbwira ibyo rwose nabikubwiraga naguha ibimenyetso bifatika ukambwira ko ari ugucika intege none reka mbikubwira uko biri kandi nahiraguha nazo ndabimubwira ngomba kubimubwira iyo nama muganga yangiriye ntabwo biba byoroshye ubwo uraherahe ubwira umwana wawe ngo uryamye aha ngaha atazagutahana uri muzima koko icyizere cyo kunahana ndi muzima ni igiki none se ku imashini ivuyeho gatungura umwuka njye ndumvira ko wamwihorera rwose akazabona bimugwirira rwose mureke umwana wakurwaza yizeye ko uzakira arazinduka akajya mu kazi kawe agiye kuguhagarara azi ko uzakira ukagaruka mu kazi kawe rwose ihangane si muganga yambwiye ko kumenyesha umuryango wanjye uko bimeze ari byo byiza icyiza koko ni iki mu kazi ayo ni uko iraguhaye bakananirwa gukora akazi atekereza ko agiye gusiga nyina uri bupfa ubundi akaza amarira akishakira undi mukozi ukazasiga umwana we nta kazi afite akora koko cyangwa icyiza ni ukumurika agakora neza azi ko agiye kurwaza nyina akarwara nizeye ko azanakira urabimubwira iki mama simbise Miriya simbise mbabarira cyane rwose wabona uwo muganga yarabikubwira azi ko ufite undi muryango atazi ko ari abakobwa bawe babiri bakiri bato rwose mbabarira ndakubujije wibwira abana urumva nibuka ko umunsi yigeze kuvuga ko nshobora gupfa iraguha yagize ubwoba bwinshi akananirwa kurya none se urumva ubu yanavuzwe na muganga bikagenda biti yo ndetse uraho ndakwitebye Christelle mutarutwa mukobwa mwiza
genda se nyine. ariko mu by'ukuri uba warakajwe n'iki Christelle? Nk'ubu hashize igihe kingana iki ngushaka waramburiye umwanya wanjye. Ndabyemera narabuze kandi rwose ndasaba imbabazi pe. Kuyobora kampani y'umusaza ntibyoroshye, akazi karagiye karanyuzura ndibura neza pe. Ninde se wagatangiye akamenyereye? Wese sha nakwishinga umukobwa wa Sebaganje uzwi n'abakomeye bose. Wakubwira ko kuba umwana w'umuntu uzwi nabyo ari ikibazo. Sikandi. Umba ngomba kwitwararika ngo hati izina rye ridakorwa n'isoni. Kandi mpuza amakosa ntagire ngo papa yanshyigikira. Ndamwemeye ariko. None se we nukuri ibi ntabwo ari byo. Uzi ko wahindutse neza wagira ngo urundi muntu. Nabaye undi muntu gute se kandi Christelle? Tekereza ariko ko nsigaye nirinda guhura na papa. Kutambaza ibyacu. Iyi mpeta nambaye ubu nidakeneye gusimbuzwa alliance. Reka nkubwire rero. Niba iguteye ikibazo rero, usa n'urwo rutoki wayambitse nkwereke. Havuze nyine utayikuramo. Ese nanyikuremo yewe. Are nukuri reka ibintu by'imikino. Sibyo kumvikana imikino yishyire hasi. Ariko se ubundi reka nkubaze. Umbaze iki? Ubu hashize igihe kingana iki tuvuye kwiga. Ndumva uyu mwaka ari uwa 2 niba atari uwa 3. Mfite akazi keza. Nawe uragafite keza. Twari tubizi ko tuzakabona ariko n'ubundi. Tukiza warambwiraga mukeneye kubanza ugashaka akazi ugafata gahunda. None urumva uzayifata uko bigenze bite? Ariko arenda kubajije nsubiza. Christelle, ni inshuti yanjye. Kandi inshuti yanjye nubaha. Ariko niba wowe wanyu ntacyo bakubaza, umenye ko ngi papa na mama bandembeje. Bambaza ubukwe bwacu aho bugeze, birirwa bambaza ngo buri ryari kuko nyihagira. Nababwiye ko ufite fiance. Kandi uwo fiance ari we wowe. Ariko rero wibuke ko yabwiye tutabyumvikanye. Urumva niyo mpeta warayiyambitse. Sinigeze nyikwambika. Nayiyambitse kubera uburangare bwawe no kutita ku bintu ariko. Ale, urikije uko twabanaga hanze. Niki kintu twari kumvikana? Nitwabanaga nk'abafiance. Reka nkubwire Christelle. Twabanaga nk'inshuti zihuje umugambi wo kwiga no gufashanya kugira ngo dutsinde neza. Tukamarana irungu kugira ngo hatagira utana kajya mu bindi. Urumva Christelle? Kose uvuze ko ngewe Ale naguhaye isezerano ko tuzabana wabumbeshye. Urumva? Nkuko nabikubwiye, urukundo umuntu akunda undi bitewe n'uwo ari we n'ibyo afite. Nuko ntacyo akeneye. So urukundo. Ariko ari rwose ngewe sinzi ibyo urimo. Hasi niba nta mwanya ufite ngewe ndawufite. Binyemerera ubukwe nzabutegura. Ngo? Ale rwose urabizi neza ko ngukunda. Ikibazo ufite ni ikihe? Ikibazo mfite ni ukuvuga ko nkunda utazi urukundo icyo ari cyo Christelle. Ariko kujya utibaza impamvu kumeze ishira gutandukana mu bashakanye byongera. Niyo nta yindi. Ngo mucyare. Ariko ubwo ibyo ukina nabyo urabizi cyangwa. Nse ugiye kuvuga ko utankunda. None se nakubwira ko nagukunda gute kandi uri inshuti yawe. Burya abantu ari inshuti baba bakunda. Ariko nk'inshuti nyine. Ngewe ibyo bintu by'imikino simbishaka. Ubyumve rwose simbishaka. Ale uranyumvise cyangwa? Ubona dusohokera ki? Ese buriya mama biragenda bitira. Uwe mugize kuriya biragenda bite? Urarira kuko ari gukimubona nge narize ndihanaguye baki. Base babikora batageze ururimi kuri. Ndamureba nkagira ubwoba. Nkabona mama wanjye ameze nk'uwapfuye. Ntabwo yapfuye ari muri koma. Hari ubwo Imana yadufasha koroherwa uraki. Nta bundi buryo bari gushobora kumugaburira badashyizemo ya mupira ngo bacishamo ibyabyo. Kandi ni potage, igikoma n'utundi tuntu tworoheje. Niyo mpamvu Miriam yagiye n'ibyo yagiye gutunganya. Mfite ubwoba birako mama apfuye twabigenze dute kuko ubu twasubira mu cyaro maze gashyamanga akageza kudutuka ngo turuburaya. Twahita tureka kwiga tukajya gushika. Mama ntacyo azabazakira kandi natanakira uziga. Sibyo? Wenda njye sinzashobora gukomeza ariko wowe uziga. Ntituzasubira mu cyaro kandi ntituzaba n'uturayi urumva? Winkomeza bibona ko nawe udakomera. Unavuga ngo ntituzasubira mu cyaro se. Uyu mujyi tuwugiramo inzu, tuwugiramo mama wacu cyangwa marume kuzi neza ko abakwa data batwanze. Imana ntizemera ko twandagara njyewe ndabizi neza. Dore Miriam baraje.
wiriwe mama komera mama ndabibona ko mwahungabanye ariko mugomba gukomera ngenda komera wibeshya se nyine nabibonye urancunga ntakureba ibirira bikamanuka ukagerageza kuyamira nakize uretse kwihagararaho ndabibona ko mama ameze nabi nimwihangane ntamenye uwinjiye n'usohotse ntazi niba ari mu bitaro cyangwa ari mu rugo mbese asa n'uwayivuye njye nababajwe nuko yambonye akibasha kureba ntamenye mugomba gukomera abakobwa beza kandi mukitegura kwakira icyo ari cyo cyose gishobora kuba Miriya nta kindi twakwakira turashaka ko mama akira turashaka ko ava muri koma akava mu bitaro tugataha tukamusanga mu cyumba cye tukamushyira hagati yacu tukamukora mu misatsi ye myiza ariko tubwire inkuru zaho yiriwe mu kazi waretse ibyo ko ushobora gutuma umuntu arira koko muze hano mbafate mu maboko bakobwa beza muhumure si byo se ndabizi ko nubwo bimeze kuriya mama wanyu nta kindi atekereza uretse mwe kuko arabakunda cyane murabizi ko yagiye arwara kenshi akivuza asima n'indwara mbi murabizi ko hari ubwo umuntu agira amahirwe akayibana akayisazana rwose akanayirambana mukazayire rwose n'inshuti yanjye murabizi ari umukobwa ari inshuti yanjye yarwaraga inkorora ikamurembya ariko ntawe ari wakamenya ko afite asima uri yirwaye akiri umukobwa icyo gihe twatekerezaga ko ari inkorora isanzwe rimwe na rimwe bakamubwira ko ngo ari ingaruka z'ibintu runaka akagerageza kubyirinda amaze gushakana na Kamili rero yabaye nk'ukize rwose neza neza wabona yararwajwe no gupfusha umugabo we akiri muto akadusigarana natwe turi bato cyane umuryango yashatsemo ukamuzengereza hari ubwo ari umuntu aba afite indwara ariko itaragaragara uko ibihe byagiye bishira yagiye ikomera ndibuka ko babimubwiye amaze kukubyarira abo nabwo yararwaye cyane akajya ananirwa no guhumeka umugabo yari amaze kumuzana bamucishije mu cyuma bamubwira ko ayirwaye agafata imiti rimwe na rimwe bikoroha ubundi bikiyongera aza no kwigira ibibazo nyine ariko reka twizere Imana ariko kuva nawe nibwo mama arwaye gutya ni ukuri nimukomere bana banjye nyine yajyaga agira ikibazo bitewe n'uko ikirere kimeze ariko ni ukuri yararwaraga akivuza agakira atagiye mu bitaro none ndebera uko mama ameze niyumva uwinjiye n'usohotse ni ugukomera nta kundi bana banjye muze twiherere dusenge Imana niyo yonyine ishobora byose yewe muntu ukomanga urinde ubwo uracyasinziriye muri iki gitondo gashamanga mabuka wumve ngo ni biki mama ndeka abarozi baragwira uzi ko nsanze ya ngurube yanjye igaramye hariya mu kiraro byarangiye ngo iki ingurube ejo bundi baguhaye 100 ukabyanga ngo igize ite mama igiye yita ndeka wahora n'iki mwana wanjye ko inzira itabwira umugenzi iyo ntayanga ngo ndashaka 120 biba bingendekeye bityo koko narabivuze ariko narabivuze rwose abantu bino baratuzira mbivuze muti nayanjye ubu si wa mugore waraye aje kwihanangiriza hano ngo yamwoneye imyaka ntabwo ari wigaritse ubu si wigaritse mama ahubwo imyumbati ye yariye niyo irikoze mwana wa ubu siriya nyagwa turayigira dute koko ko nta muntu uri bubwire ngo naza gura inyama z'itungo ryipfishije ngo akwemere noneho ingurube biragenda bite mama ubu njye sintekereza neza gashamanga ubu ndatekereza inote bambariye ejo bundi nkazanga ukayanga njyewe ubundi narakubwiye iyo umuntu yanze kunyumva ntabura ingaruka wenyine ku mubyimba se nyine gira ujye gushaka uyitubagira tugurisha inyama turebe ko dukuramo na 40 ariko rero mama nubwo udashaka kubyumva wabona hirya ahangaha rwose aribo batwiciye ingurube nta mahane nshaka gashamanga rwose imyaka ngezemo si yo gutera amahane n'abantu ariko mahane iki
niko mama ubu ntabwo uzi ko tubareze tukanavuga agaciro itungo ryacu ryari rifite batwishyura ako kanya kandi ibimenyetso birahari Mukasamusoni yaraje gutongana hano abantu barahurura bamubonye kuvuga ko yahindukiye akaza akayikubita ikintu mu mutwe akayica rero nabyo byakumvikana urumva amahane ari ayacu nakubwiye ngo nta mahane nshaka kandi mama ni wowe utuma bariya abantu batava mu mitungo ya mukuru wanjye ni wowe bitera ibi bintu byose mama ni wowe pe Gashemanga narakubwiye ngo kora ubone ibyawe kuko nunakomeza kwitwara nabi n'ibyanjye ntabyo nzagusigira nzabisigira abuzukuru banjye ngo abuzukuru se mama banjye bwa bukobwa bwigize indaya ayiwe uzabukura hehe ubu sida ntigiye kubutsinda i Kigali so bwirwa bwitanditse uwampa amahirwe nk'ababona abana b'umwana wanjye nabasaba imbabazi nabo bonye rero kuko ubu rwose bose haribo ari na nyina babaye indaya zitandikira makeya mu mujyi iyo ngiyo utarashizemo amenyo bamukubita amavide ndakubwiza kuri sidira iri bumunangure ejo bundi baraza kugutabaza maze ukuri mu bintu kuko rutekereza ibibi gusa mama nanjye ubu wantera umujinya nkigendera nkagusigana ruriya rugurube rwawe rwapfuye ubwo warwifasha ukarurya ukarurangiza ukaza gutaha mu rugo rwande mu rugo rw'iwacu rwa data rw'iwacu ubwo nta n'isoni ikintu cy'igisazi iyo kigaramye mu kirambi wawe kidashobora kugira icyo gikora uba bamungana bose ntibubatse ariko ubu wowe waheze muri nzatura mu byo kwa mukuru wanjye urambabaje ariko ubundi ninde waduteranije mama ninde wakugiye mu matwi bigatuma mpinduka waranshyigikiraga nturanukira iki namenye ko wanteranyaga n'umugore wa mukuru wawe ibyo wambwiye byose ntabyo yigeze akora yaridudubiraga ngo arere abana be aribo buzukuru banjye narabimenye de urumva abagabo wavuze batahaga iwe byose byari ibinyoma ndabimenye ubwo ni Samusoni n'umugore we mumaze iminsi mukungitse babikubwiye we babeshyere mbese ubwo urumva amagambo avuzwe n'abandi ariyo ugomba kwizera ukayaha agaciro kurenza ayo ubwiwe n'umwana wawe wibyariye mu nda yawe amagambo halo ngwiki ngo vuga cyane sindi kukumva yewe yari arwaye se amba karabaye rero ni iki Gashemanga ngo ninde warwaye ngo wa mukazana wawe waciyeho muri iki gitondo uyu urampamagaye mama ndaguhamagaye nyine niko uri muzima yego ndi muzima rwose gira hino numve ko nta muntu ufite ntawo da kubera iki ahubwo mama ese ko wihanagurira inkweto umukozi ubishinzwe yewe akigera aha nyine bahise bamuhamagara akajya kwa muganga aho umubyeyi warwaye ariko uranyibukije nibukije iki hari mugoroba nagusanganye nawe bimeze biti kuriya koko fiyanse wagusanganye nawe umubwatiriye kuriya byagenda biti ariko se kandi reka ndetse guhanagura inkweto niko fiyanse wanjye fiyanse wawe nyine rahira ko utaba urushenye rutarubakwa ariko mama umuntu azasara mu mufashe gusara none se guhoberera guhanga mukomeza se uburenganzira bwanjye ni akazi kawe are ni akazi kawe ariko nta kosa nakoze mama nasanze arira ndamufata ndamukomeza kugira ngo yumve ko atari wenyine mva mbizi maze n'ubu aragiye kandi agiye arira none ndumva rwose mbabaye ibyo nabonye birenze kumuhobera umuhumuriza re ariko njye ibyo nzi ni ibyabaye ibyo wabonye njye simbizi ndagukeka amababa mwana wa ndagukeka amababa hagati yawe n'uriya mukobwa harimo akantu rwose ibyo ukeka byo ni ukuri kuko kuva yarwaza mama we akaba amaze igihe arembye sinzi uko numvise bigenze muri njye rwose ikindi numva afite agahinda kubera kumubona hano akora yakagombye kuba ari mu ishuri yiga uti mama urabizi sinaguhisha kumubona ababaye rwose birambabaza cyane kandi ntibyigeze bimbaho ku wundi muntu uwo ari we wese ale uri muzima umenya ntari muzima byo iyo ndi ku kazi nkibuka ko afite ikibazo sintuza numva mbabaye cyane rwose nkamuhamagara tukaganira umwanya munini nkumva nibwo ntuje ariko mba ngira ngo yirengagize ibibazo bye reka nkubwirire uri muri isenyera niba wumva waha umwanya umukobwa wundi utari fiyanse wawe witwaje ko afite ibibazo reka mama rwose reka nkubwize ukuri nta fiyanse mfite pe rwose Christella ni fiyanse wandi Christella ni inshuti yanjye bisanzwe
ntibishoboka rero ariko ababyeyi bawe tuzi ko muteganya kubana ari ababyeyi be niko bimeze ubwo se ibyo uvuga ni iki kose ni ukuri kwambaye ubusa pe umenya nawe ugira ngo wumva akambamo wa muhungu ni ukuri Christelle ubwo arabizi ko turi inshuti zisanzwe njye simbyemeye rwose none siriya mpeta wawe mwambitse ari ikinamico mukina mwabana ni ukuri ntayo nigeze mwambika mama uko wayibonye niko nanjye nayibonye nizere ko wiganirira mwana we nirigeze nako reka muhamagare mbimubaze neza oya uramuhamagarira iki se kandi kwasi neza ko nta rukundo rwo kubana ruri hagati yanjye nawe rwose reka nkubwize ukuri mama turi inshuti gusa kandi narabimubwiye ahubwo ndabona mama iraguha yamamagaye mama nyina se yaguhamagara atamaze iminsi muri koma ni umukobwa wikoresha nashaka kubabwira ko mama wanjye byarangiye muri iki gice cya mbere cy'umukino umutima ukunda ntugisha inama wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Gatana mwakiniwe na Kayiranga Alfredi, Marie Rose mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Mukazayire mwakiniwe n'uwa Maria Cecile, Iraguha mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Irakiza mwakiniwe n'uwa Maria Olive, Aregatana mwakiniwe na Twagirayezu Evariste, Christella mwakiniwe na Mugeni Aime, Gashugi mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Gashyamangari mwakiniwe na Niyitegeka Graciane, Daforoza mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugire ijoro ryiza. Ikinamico